nta kintu kibabaza nko kuba ukora umurimo w'Imana ariko nyamara ukiyitirira umurimo w'Imana ko ukora nyamara kandi warabaye imbata y'ibiyobyabwenge. Mu nyumve neza, nimba uri umucuranzi ukaba uri umusambanyi kandi ukajya mu rusengero ugashyiramo umukunga abantu bakabyina, mu by'ukuri uba wumva Imana izakubabarira? Mwihangane umunsi nagarutse ku bacuranzi, nimwe ngiye kuvugaho kuri uno munsi. Ntacyo ngusaba, icyo ngusaba ukinyime. Uri kumva? Birababaje cyane kuba ibintu bigaragara mu bacuranzi, bikagaragara mu bacuranzi rimwe kabiri gatatu. Uri umucuranzi, inzoga zakugize imbata, urazimu ukajya mu isantere, ejo ukaza ugakora kuri piano. Biragoye kuba ufite mugenzi wawe muri gukorana umurimo mugashwana ngo ni ukubera ko we watanywa inzoga wowe uyinywa yanze kukugura inzoga, ngo kubera ko ahantu ari gucurangira ntago ari mu rugo iwabo. Hasoni, ntago ari mu rugo iwabo, ngo ntago ari ku itorero ryabo. Impano y'ubucuranzi ni impano umuntu ahabwa n'Imana, kandi ni impano umuntu akoresha, ni impano idasaza. Ahubwo iyo uyitayeho irakura cyane ikagera kure. Naje gusanga rero hari umuntu nari nsanzwe nzi, ariko naje gusanga afite ishyari ryamumaze mu mutima, utabasha kwishimira mugenzi we karimo gutera imbere. Mpisemo kubikoraho ikiganiro kuri uno munsi kugira ngo n'abandi bameze nk'amwe muhinduke. Biragoye kuba uri umupianiste umuntu akubwira ngo mfasha, uri kumva, mfasha nanjye menye gucuranga, cyangwa se mfasha ngende umuririmbyi mfasha, kuko ngo nta kintu afite ukaba utamufasha. Ariko birababaje, biranagoye. Nimba uri umucuranzi Imana ikaba yaraguhaye ubumenyi, kubera icyo udakorera umugisha, kandi nyamara uko gucuranga kwa gukoresha mu rusengero. Nimba Bibiliya ivuga ngo munkunde nk'uko mukunda bagenzi banyu, kunda mugenzi we nk'uko nawe wikunda. Ariko byambabaje kubona umucuranzi agiriye ishyari undi mugenzi we w'umucuranzi, ngo ntago azongera kumukorera kuri piano y'urusengero, ngo kuko wewe ngo hafite ubuzare, ngo ni mu rugo iwabo, ngo yahubatse izina naho undi ngo azari umushyitsi. Ariko ndi kwibaza, piano ko yakozwe n'abazungu ukaba warayibonye yarageze aho ngaho kuri urwo rusengero, ushobora no kuba utazi uburyo iyo piano yaba yarahageze. Warangiza ukaza ukambwira ngo uri inshuti yanjye. Ntago nabona umuntu ukora ikintu kiba ashaka kugikorera mwene data ngo nceceke. Ntago naceceka. Ari ikintu kibi ntago naceceka, ari cyiza naceceka, ukazamukorera bikaba nka surprise. Ariko atari uko bimeze ntago naceceka, ntago bishoboka. Ngo wababaye kubera ko wavuze ko azajya aza mu rusengero akicara, ntakore kuri piano kandi aricyo kintu azi gukora, kugira ngo ajye aza asebera imbere y'abantu hagurutse agiye gukora kuri piano, nurangiza umwicaze uyimwime. Utinyuka amarangamutima yo kunywa icupa ryakugize imbata, nurangiza ujya mu murimo ukora uko ubishaka uwice. Nyamara buriya nubwo pasiteri ataguhana, nanjye nkaba ntaguhana, hari Imana yo mu ijuru izaguhana, kandi izagukubita umunyafu, uzabibona. Kandi burya umuntu ugira ishyari ntagatera imbere, nta n'umunsi n'uyu n'umwe ajya atera imbere. Kirazira kikanaziririzwa mu mateka ngewe nzi. Nimba uzi ko umuntu akurusha ikintu, ujya wicara hasi wiga ahubwo akwigisha, kandi ntago yakanga ko kwigisha. Birababaje kandi biteye agahinda kwitwa inshuti y'umuntu ariko ari we muntu ukugambanira, ari we muntu uguhemukira, ari we muntu ukora ibintu bibabaje. Kandi ariko mwabana mwate tukaba abantu bazima, nimba dukorera Imana tukerura tugakorera Imana, nimba dukorera Satani tukerura tugakorera Satani. Umuntu aragenda akabika urwango mu mutwe, muri mayindi akabikamo urwango, yarangiza akaza mu rusengero akaza yabyimbye,
ngo hano baranzi ngo giye ngo narabafatishije ngo hani mu rugo ngo nibiki. Yego nibyo warabafatishije, ariko nagira ngo nkumenyeshe ngo ishyari wowe ubwawe ufite rizatuma nta hantu wigeza. Umwe ugirira ishyari azakora cyane kandi azakurusha. Ikindi, inama nakugirira uti izindi zose, waramubabaje kandi nanjye iryo jambo ryarambabaje. Nimba koko ufite umutima nama ugibasha gutekereza neza, wumva ugifite ibitekerezo bizima bigaruka, mbese sinzi ukuntu nabivuga, teri ya mbere ugenda umwegera umubwire ngo nakugambiriyeho ibintu bibi, nimba umwuka w'Imana kuko akurimo, atari bumubeshya ngo waje. Abacuranzi muzajya muza ngo muje mu rusengero gusa, nta mwuka w'Imana barimo, nta gufasha kubarimo, nta kugira neza kubarimo. Ibyanyu ngo no gucuranga gusa, ngo mwabaye bakibamba, mwagezeyo mwaratsinze. Na mugenzi we mukorana umurimo ukaba utamuhereza ikiganza ngo musuhuze kandi muri kumwe mu rusengero, ukaba nta kintu na kimwe wabasha kumufasha, ahubwo nicyo umufashije ukagenda ubwira abantu ngo warakimufashije, ngo ni umukene, ngo ni iki. Ese ubundi ibyo ufite wowe warabivukanye? Mwagiye ngo muzi neza ko ubuzima turiho no munsi ejo tuzapfa tukagenda. Ahangaha turi hahoze abandi kandi natwe tuzahava haza abandi. Biteye agahinda kandi biranababaje kumva udashobora gufasha mugenzi wawe ngo umugirire neza, umukorera ibintu byiza, nawe ajya kwirahira avuga ati runaka yankoreye ibintu byiza, pianiste runaka yankoreye ibintu byiza. Biragoye ko umuntu yakubwira ngo ndashaka gukora video nzishyire ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ihangano dutize piano iminota 10, ukaba utafata iyo piano ngo uyitange umuntu akore. Utekereza ko umuntu kwatsa ubufasha bwo kugira ngo umuhe piano y'iminota 10 ukayimwima, utekereza yuko se azagenda akicara ngo nuko wanze kazamuka? Azagenda ishaka handi akore, kandi namara gukora azakundwa n'abantu, we naho utamukunda ntago bizamubuza gukundwa. Buriya mu buzima bibaho, ukabaho ubabaye, ukabaho mu bukene bwawe, ukabaho no mu bukire bwawe. Nimba uri umukire uramaze, birakureba ntago je bindeba habe namba. Nimba kandi je ndi umukene, birandeba ko ndi umukene. Imana yashimye ko womba kunguko nibizi, izi ejo hazaza hanje uko hameze, yamaze no kuhapanga, yamaze no kuhategura. Abantu mufite ubugome, abantu mufite ubugome, abantu mwigize intakoreka, abantu mwigize abantu bo hejuru, abantu mwigize abantu batagomba kwegera abandi, abantu mwigize abantu b'intavugwa, mwigize abantu b'ibikoko kandi mwari abantu, mwigize inyamaswa, mwigize ibiki, mwigize abantu nyine mwaciye bugufi. Ese ubundi igihe uzaba urimo ukora ikintu noneho uri kukikorana wowe umwe, nimba urwo rusengero wacurangagamo rurimo abantu 100, ukaba urimo uragenda ugumura 5, ugumura 3, ugumura 6, urwo rusengero uzarusigaramo wenyine? Urwo rusengero uzarusigaramo wenyine? Buriya urwohotera pasiteri uri kuyobora urwo rusengero, kuko azisanga nta bayoboke na bakeya gifite. Mwige kubana neza kandi mwige gukora imirimo myiza nimba muri abakozi b'Imana koko. Mwige gufasha, mwige kugwa neza, mwige korohera abantu kandi mwige gusabana, mureke kwigira intakoreka. Bye, ciao ciao, ni Ezekiel Umuramyi. Iki nicyo kiganiro cya mbere nkoze kuri YouTube channel yanjye. Mbamenyesha ko ngiye kuza noneho nkora ibiganiro bimeze neza cyane, mukambona ndamya nanahimbaza, ariko nkaza nkora n'ibiganiro ngenda mbona mu matorero agiye atandukanye. Ciao ciao, ndabakunda. Ukande subscribe, ukande like na share na comment,
hanyuma abantu mwamaze gukora subscribe mwese ndabashimiye, Imana ibahereza umugisha. Nanjye ndi kwitegura kubakorera indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza ndetse n'ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. Ndabakunda, ciao ciao.